abantu bameze nk'abari muri buwate mu rusengero ntabwo bakibabazwa, nta mubabaro bagifite mu mitima yabo. Njye rigenda bikangamo, abantu bayicaye baratuje, bamwe bageze mu rwego bahaga Imana bayisimbuza inzoga mu miryango yabo, ku buryo umuntu asigaye yeza icyanywa akavuga ngo si icyaha. Bibaye kuko inzara yarakuriye ikongera ikagucugusa, ntabwo wakicugusa nk'abantu mbonye muri minsi ya nyuma. Hari amagambo mujye muvuga barokore mukagira ngo mwavangiwe, uyu mujyi uzabamo abantu babana n'iki? Kuko ibihe bigenda bipanda, ariko uko bipanda n'umuntu ubuye Imana ibimufite ku rutonde. Ntabwo Imana igisiga abantu bayuba, Imana yakure turayirambiye. Niyo mpamvu abantu kwihangana kubaye guke, tubwizanye ukuri turabagenzi bajya mu ijoro. Muri iki gihe umuntu arasenga Imana, Imana ibi mubona abantu basimbuka, umuntu agasimbuka atari mu bwami, ntabwo ari byo binezeza Imana. Dushimye Imana ku bantu baje nyuma. Amazina ni Bamenyabo Amurane, ndi umugabo mfite madamu n'abana 3. Barizwa Kimironko ariko navukiye hano muri Gikondo. Gikondo rero myifitemo amateka menshi, ngiramo ameza n'amabi. Sibyo ra? Ngiramo kera nkiri umunyabyaha, nkayagiramo kera hashize, nkagira n'uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Se kutanyikirije. Erega kuba mvuze ko ndi umukozi w'Imana ndiwe kuko nabanje kuba wa Satani. Sikwemezera? Nijye mwumva rero abantu bihamiriza umuntu akabategewe ndi umuntu w'Imana, nukabihakane. Biterwa naho umuntu aba yaravuye. Amen. Amen. Ntabwo nari mirutse sejemu, nukuri. Nari makumbuye, nari mafite inyota nyinshi. Suko narindi kure, ahubwo Imana ijya ibishima ko byose binyuzamo igihe cyayo. Ndashaka kwibutsa Imana, nubwo mwabonye dusimbuka, ariko burya nsimbuka mfite intego. Simbuka ndagira ngo nawe ujye usimbuka ufite intego. Amen. Ndashaka kukwibutsa Yesu yo ari igihe abantu bamuvuga ntumwakire bitewe n'ahantu uri n'ibyo urimo. Kandi nshunze igihe abantu benshi bashaka kuvuga Imana ariko bameze neza. Burya biragorana utayihereye hasi ngo banze uyibwira abantu ko ari Imana yemera ko umuntu ababara kandi hari. None ni nakuzamura iguteretsa aho byemera, wongera ugaruka ubwira abantu ngo niyazamuye umuntu agira gute? Ko muri hano ngo mbaganirize katugire gutya turebe. Nge ntabwo njya nkumbwira umuntu ngo zamura ariya ngo simbuka, ubizamure cyangwa ubyihorere. Ni wumva bikurimo ugire gutarata. Hari n'igihe nakubwira ibitakurimo. Efira twaba ari igihe DJ ajyaga dushuka agashyiramo umuziki twese bitewe n'angova cyangwa ikinya turimo tuje twagiye. None n'uri hariya no akaba yavuyeyo nawe yizete yatwiganye. Rero nawe ntuze kwigana abantu, aho gwanze ubicunge neza. Ubyine ibikurimo, nibavuga Imana banze ukura umubano wawe nayo, none uyisingize bitewe nuko mubana. Amen. Turirebe igitabo cy'abacamanza. None se ariko burya Imana uyu mwaka ndashaka kubwira ngo uyu mwaka ugira ibintu urekura bitari byawe. 2023 ubona Imana. Ndahagarara mu kintu kimwe gitumye barokore dutinda mu byo dutinzemo. Ntabwo Imana ishobora kubabaza abantu ikunda. Burya hari ikibazo gituma Imana itinda ku buzima bwawe. Igitabo cy'abacamanza 10:11 Kanenginge Sebanane n'ubundi yitwa Sebanane. Arisome hanyuma twumvira ijambo ry'ikirata. Twumve igitabo cy'abacamanza. Wumve ese Imana yabwiraga iki aba bantu? Ese impamvu yababwiraga bino byari bitewe n'iki? Nusanga uri muri ibyo bintu Imana ivuga, ntuze kubyina nta muziki uhari. Ahubwo ugira agahinda mu mutima uyibwire ati Imana nari ngarutse. Ngiye wakwimuye nari ngize tera. Wadusomera papa. 10:11 10:11 haravuze ngo Uwiteka abaza Abisirayeli ati sijye wagize gute? Sijye wabakijije
abanyegiputa n'abamori n'abamoni n'abafilisitiya nkomeze n'abafilisitiya kandi ubwo ni uwa 12 tugiyeho kandi abasidoni n'abamereki n'abamareki n'abamowa n'abanyamawoni babahataga muntakambiye mbakiza amaboko yabo ariko 13 ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana sinzongera kubakiza ukundi. 14 nimugende mutakambire imana. Urabona harabanza akanyuguti gatoya ntabwo ari ntuza ari nini. Mugende mutakambira imana mwitoranirije abarizo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Abisiraheli batakira Uwiteka bati twaracumuye koko noneho utwigirire uko ushaka ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Utwikirize ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Amen. Ndashakamo ijambo reka uri mufashwa nabyumvaga. Oya humura mutima nugume mu gitereko. Nje kwibutsa abantu bajya mu kirere kitarimo Imana. Umuntu akazamuka ariko Imana itazamutse. Undi akamanika amaboko ariko Imana izite idahari. Ubanza ucunge ko Imana mukiri kumwe. Amen. Ubundi jewe nyitangira kwinjira muri ibintu ndahera inyuma gato nasanze arimo amagambo 3 ndasanga muri Matayo 6:3 yari amagambo avango mubanze mushake wanyongere nibura ahangaha kutabivuga uri hakuririya niba utarwanya Imana wabivuze no kugira gute hanyuma hiryacyo hari iki oya inyongera ibona kugira gute sibyo mukunze se inyongera ibona ukwiza ivuye kuri data wa twese ariko harabanza ubwana please nyirabye ahagaze ku bwana ubanze winjire mu irembo akubarure namara gukubarura agutandukanye n'isi agukure ubwega n'ubuzigaba agukure mu gitabo cy'urupfa gushira mu gitabo cy'iki cy'ubugingo narangiza gukuye aguhiki inyongera ibona ukwiza iturutse ku Mana. Ibi mubona abantu basimbuka umuntu agasimbuka atari mu bwami ntabwo ari byo binezeza Imana. Abana b'Isirayeli murabyibutse mwagiputa bari mu buzima bukomeye bw'uburetwa. Nshuti yanjye uburetwa buragatsindwa n'Uwiteka. Kugeza ubwo batatse bitewe n'ibyo ari gukoreshwa Imana ikajya ibumva aho bari ariko igatinda kubasubiza ati nimanze byibuze muce bugufi mbibone. Hari igihe abantu rimwe na rimwe twibagirwa ejo hashize kandi ariho hari yagoye kuruta aho turimo twambuka tujya. Umuntu mwaravuze ngo nta butayu nta Kanani burya wakwambutsa azabanze yiyambutse. Buri muntu hano uri hano wese afite ikintu kimuguguna kandi kimuguguna urwe ruhande gusa. Nta muntu worohewe umeze neza azazanira amabuye.
buri muntu wese afite ake gahondesho kamuhonda. Niyo mpamvu rero kugira ngo Imana mutayimenyera, uko mbonye abantu bamenyera Imana barayimenyera ku buryo bazinukwa. Iraba ngo ntabwo nzahora nduwanya n'abantu. Uziko Imana gukina ku mubyimba irimo iraseka we. Kagikubwira ati nzajya nkina ku mubyimba ariko wagize ibyago. Mwe mwamuzi ko Imana ngo ari inyembabazi gusa, ngo Imana ngo nta ifite n'inkoni. Nisabise ntabwo yabataye mu nyanja. Nako abanyegiputa. Yesu ashimwe cyane. Mbibutse ababise mu gutaka kwabo, abagabo bakataga icyondo, abagore bakamashereka kugira ngo urwanda rushe, harimo n'inzara, nta biryo batarira ku gihe. Bene dukwiye gusubiza amaso inyuma. Njye ubundi amasengesho mfite ntabwo ari kubwira Imana ngo bikore, nzi ko mu gihe gikwira Imana izakora. Mwari mukwiye kwa mu gihe cyo gushimira Imana kubw'igihe mutambutsemo n'iminsi mibi. Umuntu wese winjira hariya akazwa no kugira ngo Imana yubahe ikirata, hakutabivuga ko umuntu wandakariye, ko umuntu mwandakariye. None se uragira ngo ubwire ngo fata ifi nafi hari? Umuntu rwose muratubeshya. Nkubwire ngo simbuka umunani irabikoze, irabikorera hese. Ibintu byose biterwa n'igihari. Hanyuma Abisirayeli bari gutaka kwabo, Mose yaravuye mu Egiputa, murabyutse ni mu gisomo cye biri. Mose igihe cy'imfura kw'abana bapfa bose, Mose akarokoka ibwami akahaba, akamenya ibwami, akava ibwami ari Midiyani mu bice 4. Mu kuva ni Imana yamusanze irabanza iramweza, igira guterata, iramwe ngo subira mu Egiputa ubwire Farawo agire gute, agire gute, ko tutaganira agire gute. Hanyuma yarabukomeje araburekuye, buvuye mu kaga, buvuye mu mubabaro, buvuye mu itanura, aburekuye ngo bugere hirya hagati, batangira kwimura Imana ku mugaragaro. Icyambere abari bagaragaza ko bakunze Imana ni bateye itiku Mose agiye aho Imana imuhamagariye. Babwira Mose, babwira Aroni ati rero Imana ya Mose iratinze, ndimo niruka cyane, turemera ikimasa tujye tugisengera hafi, Imana ya kure turayirambiye. Niyo mpamvu abantu kwihangana kubaye guke, tubwizanye ukuri turabagenzi bajya mu ijoro. Muri iki gihe umuntu arasenga Imana bene data arababa ko asenga Imana rurema, ariko afite n'indi Imana ku ruhande. Mperezwa nimo ndagana n'umuntu ababara ngo hirya nga kwa mwamenya hano Nyamirambo, aravuga twari ahantu turimo turasenga mu cyumba cy'amasengesho, ambwira abarokore yahuriyeho nabo ndababara. Uravugisha ukuri bene wacu basanze hakurya kwa mwamini bakora iki se? Nabo batonze. Niba musenga Imana muyisenge, niba atariyo ni muyiveho, muyirekera abayisenga bagira gute bayisenga. Kandi uwambwira arahanga ntabwo ari kuri wowe ukomeye ku mwami umukomereho. Uwo nimo mbwira arizi kandi ariyumva. Buriya ibintu mwazanye byo kudefanda, burya Yesu yaravuze mu rwandiko rwa kabiri Polandi cy'Abakorino ibice 6:14, yaravuze ngo umucyo n'umwijima byawana biti. Arabango ntibyashoboka. Ese gukiranuka no gukiranirwa byahuza biti? Urusengero rw'Imana n'urwa Bayali byahuza biti? Ageze hepfo aravuga ngo nimuve hagati y'ababandi mwitandukanye. Ni kuwiteka avuga Imana ibana n'abantu bitandukanye. Yuri kumwe n'abanyamahanga, yurimwe n'ubwoko butubaha Imana, Imana ntabwo inezerwa. Kigiye tugezemo ni igihe cyo kwibuka ineza y'Imana ku buzima bwawe. Hano mwese mwaraje muri babaza imbere yayo, mutwe nimo ndayisengera ambwira ngo abantu bankunda, aho kugira ngo bashimire ubuzima mba nabahaye, baza bavuza induru imbere yanjye gusa. Tamasengesho yabo namaganya, ntibashimira naho nabakuje. Bene da hari ahantu tuvuye, hari ahantu tuvuye mwababyeyi. Ntabwo wari ugiye gusenga nk'uri gutangira, ariko uziko hari igihe abantu batubeshya, umuntu agasenga nk'uri gutangira. Reka da, ukwiye gusenga bitewe n'ibiherata, wibuka ineza y'Imana.
aho mwakatanye muri Kigali mugakatana ubukode ari danje mugakatana amazi ntayahari nta muntu n'umwe ugufitiye imbabazi mugakatana abantu bose bakwinubiye ikubwira ngo ndi kumwe nawe wakata ati ndi kumwe nawe nubwo bikomeye ndi kumwe nawe nubwo ubugari buhenze ndi kumwe nawe nubwo amafaranga y'amazu ndi kumwe nawe ukibuka ineza y'Imana reka ndayivuga nangiriye neza kuba umuceri uboneka iwanjye hari igihe najyanye se nkavuze ako kaje gutera reka nkihorere twibuke neza y'Imana naho wambaye umwenda ushaje banze ibuke neza y'Imana urakurira ibyiza bizaza byiza bifite igihe cyabyo madamu ako ngako ngiye kuvuga ndibutse igihe kimwe namushoreye shorera n'abana nabo twabanaga mu rugo mbona bikazi wanjye iminsi 2 n'uwa gatatu wenda kuza dukora umubare ndamwazi dukore budget y'umuntu turi busure buriya rero ugiye gusura umuntu ntabwo uteguza kumuteguje asanga ari bize habakire wasanga yigendeye namutungwe namusuye namuteguje namutungura mageze twikiye muri salo kuko nta mwuka w'Imana yari afite ngo amenye kituzanye aducanira televiziyo tureba amakuru da amakuru avamo tureba n'ibitente bisimbuka bigasimbuka abantu barimo barapfa ibitente bisimbuka ngeze ambwira Imana ati Imana twumvikane nazanywe na gahunda bita kurya iwanjye ibiryo ntabiriyo nazanye umugore n'abana kugira ngo baramukira hanga bwira uyu muntu ateke televiziyo azayicana ubutaha ntabwo uyu mwanya turimo ari uko beneda nubona abantu bafite umurengo ujye ubareka biterwa n'igihe umuntu yaravuze ngo umurengo usiga iki soma gutegeka kwa 28 yaravuze ngo nimara kurya mugahaga mukubaka amazu imodoka byiza ibintu nyine by'ibisire namwe mukagubwa neza amafufa kaza n'indazi kajya hari ntimuzagire gute kuko kwibagirwa hariho ikintu biti inkoni n'urupfu ruzamo ariko burya urupfu rwo ibanze ntabwo yakwica vuba vuba kuko ikwishe vuba vuba ntabwo akumva umubabaro igukubita ibanze igakura ibikoshya burya ushaka kugira ngo umwana abanza ikuraho ibikoshya igagusigira ibituma mubana neza kajya uzibwira ati none mbonye ko ari ushobora bingarata ibi mubona abantu ngo ntabwo baryama icecekere iminsi zabaryamisha umuceri uri muzamuka muri Kigali nimudashaka Imana ngo mubane nayo iyi Kigali zabamo umuntu ubashye hari amagambo ide muvuga barokore mukagira ngo mwavangiwe uyu mujyi uzabamo abantu babana n'iki kuko ibihe bigenda bipanda ariko uko bipanda n'umuntu ubuye Imana ibimufite ku rutonde ntabwo Imana igisiga abantu bayubaha hari ijambo nasomye ngo mu mahanga yose uyuba ntabwo ari abayubaha mama yaravuze ngo uyuba agakora ibyo kugira guterata ubwayo nayo igira guterata yamana kumwemeza ikamwemeza abantu batamwemera Imana nutayimura ntabwo izimuka nuyimura izigendera ahantu Imana itari ibimenyetso barabomagurana muzumva umugore n'umugabo byananiranye iba yagiye ntabwo ijye bagate basinga n'abega iba yagiye kare ibonye no kuzatangiye kuzamuka igenda kare yibera mu mitima mbega imwe buriya twebwe bene data nari nzi ko umusaraba njya mbona hano abantu bose bapfuye ariko nagiye nindana n'abantu bamwe na bamwe ntabwo ari hano ariko nahandi none uko nindana nabo mbona baracyari bazima mbona wo kungutera cyari muzima mbona none n'undi uvuga ngo kamwe bita ngo gubwa neza muri koroshya amara mbona nabo baracyari muzima mbona bya biri twasize hakurya iriya n'abahanga baracyabikora none dusenga Imana ngo Mana kuramo ibi bintu kuko hanga ni mu nzu yawe bene aha ni mu nzu y'iki Yesu ashimwe cyane hanyuma aza kugira yerekwa aravuga ati ntabwo nakiriye abashyitsi bitambwira ngo tindaho ngaho titindaho ngaho komeza uvuge ibyo kwakira iki abashyitsi aratubaza buriya rero umuntu ushonje ntago bamubaza uzanye amateke arashyirayo uzanye imyumbati ararya uzanye ibigori aravungagura
wicyo ashaka ni uko yumva mu nda bituje. Ngera mumbarize ngo umeze utaka kanya. Impamvu ubona maratuje hari impamvu. Abantu mukwiye kongera mugasubiza amasiki. Hanyuma badutekeye ifiriti atetse akanyama byose mbega. Ariko biza amasaha yakuri. Hamwe abantu baba bagiye kunaga. Mbona kana nkabona harabura minota mike ngo gaceho. None banabizanye bitewe n'ibintu ntabwo babiriye. Barabyanze bitewe bashaka utuntu tworoshye. Bitambwira rero madamu, tuyi muntu usubu turabimubwira abiduhe tubijyana. Murebye ku maso mbona yabiguhera aho ngaho, ako ntabwo yaguha ibyo kutahana. Abo rero nabo turabagira. Kaba yabigutega ukarya bashaka indi gaturika. Ariko ntakubwire ngo byibuze bijyane mu rugo mwongere muramuke. Dukwiye kwibuka ineza y'Imana. Madamu ndambwira ati rero shyiramo iby'uyu munsi n'ibyejo. Ejo urabizi ko ntagihari. Mama Queen akiri hano tukiri ni hano ruguru sinibuka neza. Akiri naha ngaha. Mama Queen igize agira yerekwa nandi hano namaje kubwiriza tarere bagara ruguru. Basezera kwa abakozi Imana batashye mita ncomoka ndabati ndarya madamu atariye gute. Nzamutsa no maho umuntu tugenda ugarurira muntu aze. Turivuga namwe tuva nkubwire. Uri umukozi w'Imana nkabundi. Ntabwo mbirya nge mfite ikibazo gituma ntarya. Amenyo ninda birakora. Ariko ndi inyama nka kubita n'umuceri nkagenda iwanjye imifuke y'inyama izamuka turyamye namuswana ko nariye he. Kandi watariye. Niba dupfana tugire gute? Imana ikeneye ko wongera uka umuhamya uko Yesu agira neza. Kandi ibintu by'ubwo bikanzega gushiramo. Iyo gutabaye cyagihe niyo atabara n'uyu munsi. Turaje 10 na kangahe nyinanga. Abisiraheli bamaje kurengwa. Bamaje kwibakirwa aya maboko y'abantu bangaye amoko angaye twasomye niko batangiye kwimira Imana kwa rubanda. Basenga ibigirwa Imana abandi bajya mu bafumu abandi bakora ibyo bakora Imana barazizana kugeza ubwo Imana barambiye ibavamo igira gutera 13 irabanga ubwo mwanyimuye mugakorera izindi Imana sinzongera kugira gute kubakiza. Irabwira ngo nimugende mutakambire 14 Imana mwitoranyirije abaneze barengera mu gihe cy'ubwibe bwanyu. Abisirayeli babicunze neza bisuzumye basanga kuko bimuye Imana ku mugaragaro nibinangira imitima nk'abantu bo muri iyi minsi ya nyuma ushaka kugira ngo banze umuhengereze n'icyo yarayakoze. Nibavuna umwuka w'Imana ngo umujomere nawe yarari ku gitanda ngo nibwo aza kwemera ko Imana iri kumwe nawe. Niba utamenya kuri umusambanyi uzarimbuka ngo wihane kuko kuza kuvuna umwuka w'Imana ngo bandebemo barakurebamo wowe uriyo. Reka ngiye ngo ndebe yuko bakibasha kurebamo. Hanyuma ndabibutsa Yesu ashimwe cyane. Aya magambo nyine nuko Imana iba yampaye. Hari gihe ngende iringa nkanyabwa atiriko mwami ibi bintu nawe kuko nawe nutabivuga rero uyu mugi ntabwo uzongera gucana imbarongo byaka Imana. Turi mu kazi twahawe akazi. Turamutse dukase niyo mpamvu bana bamwe bavutagura. Iyo ukase burya ikuvaho. Ni ibintu bikomeye byaba na ngombwa ngeshora gufiga habwa ikirata icyubahiro. Niyo mpamvu abambere batubanjirije baba barabirenganiwe. Baratutswe barakubitwa abandi baterwa amabuye kwa rubanda. Ntabwo amagambo Yesu yari afite ngi uko mbitekereza hagaze hano ntabwo ariyo ndimo mbona n'abantu bo muri iyi minsi. Ayo muri iyi minsi na yakanda ku mubiri gusa ku mubiri gusa akaryoshya urugo inyuma ntakubita umutima. Yesu yari afite amagambo arenga uyu mubiri akinjira yerata akinjira mutima akawukanda ku buryo umuntu yemera ati ndagukurikiye mwami aho uzajya hose tuzete turi kumwe. Numva ba dogiteri baruka ntabwo bavuye kuza uyu mwami yari igitangaza. Nimuvuga Yesu mubanze murebe Yesu muvuga wari we. Imana bivakomeye bene data. Biza abandi bagabo bahunze. Hirya hangaha heje hangaha agatambutse nabonye inzara ry'abadama amabera vaho ikibuno kiva. Ngero mumbarize ngo murenga ufite wari ukwiye kwizunguza. Wewe mumbwire nta kibazo.
cyangwa wari ufite guca bugufi batiratamana warahabaye cyagiye. Nabonye inzara ry'abagabo amatuza ashira inda ziragenda amafufa aragenda ku buryo umugabo mushyira kwibere bamushyira kubere kugira ngo ubwonko bwibagize inda ko indirimo irakira. Kwimura Imana biragatsindwa bene data. Niba ugira ngo uzabe ukomeye komerana n'Imana yawe ntuyireke nikureke. Muri amugira afite muhagararemo nayo. Abafite za Nyabingi, abajya za Tanzania, abajya za Kenya, kuzana izo mana zitareba zitumva. Yuri kumwe n'Imana ntabwo unanirwa. Mana ihabwe icyubahiro. Mana ihabwe icyubahiro. Kubana n'Imana neza. Kubana n'Imana neza. Ukayigira inshuti ya bugufi. Ishobora kuguta mu byaha. Nubwo yivuye wa gatoya. Ibigira ngo ibanzire mu mwifato wawe. Mbonye abarokore badashyitse. Imana ivaho gusa muri business kugira ngo imwereke ko ari ikomeye idahari bitagenda. Akavuza induru byabura, induru yakanga, akajya no mafu umutima undebere neza niba nahombye. Bene da ugira umutima wo guhagarara hamwe. Hari igigushira ku munzani ngo gupime. Irebe yuko ibyo uvuga ushyitse. Yibonye ushyitse. Ikora n'ibintu utayibwiye. N'inzugi zari zikinze irazikingura uko ni Imana ishobora binga irata byose. Mu banyabwenge bisi abakomeye abanyamafaranga abize n'abata babandi muzi nyine nta muntu ndabona vuga ngo gereremye umuntu mushyiraho. Ariko yo iri mu muntu mu ndaki yundi akajya gute akajya yamutegeka akavamo. Iyo niyo mashaka kubwira. Ntuyire kure. Niba rero kwe turaza gusengana. Ibintu byo kuzana imitwe abantu muri mu mitwe gusa. Oya. Uyu murimo ntabwo ari igihe gito ngumazemo ariko mbonye mu byinshi mu gihe cyane. Hagarara hamwe wemye ukomere. Utegereza Imana bihanganye. Kandi umenye ko hirya yo kurya no kwambara hari igihugu tuzataha. Yaba iherezo ryanye ryo mwitagaho. Ibintu byose ni by'akanya gato. Yaremye umunwa ngeriye nyivugisha. Hari nge nyitereta nkayivugisha. Ikambwira ngo rega ntabwo nakanga abantu banjye. Mbakunda urukundo rurenze uko abitekereza. Ariko icyo mfa nabo baramenyera. Niyo mpamvu mateze ubukene nkabavaho. Tuwamaye amafaranga avuye ngo mpabwe icubahiro ni ukikwiza. Tuwangiriye neza nka muhinzo ayirata mubanda akavuga inzu umwaka wa mbere ndi wa kabiri ukaza. Aho kugira ngo gizina ryanjye ryamamare mbikora kugira ngo abantu mbega bampimbaze ko ndi Imana ikora hose. Nakorera ahantu hamwe. Umbonye abone ko ndi Imana bingara byose. Ariko Imana yatize umuntu akantu gatoya. Agashaka ngo amugira iki? Bamugira iki Imana. Amen. Amen. 15 ngo abisira bisuzumye basanga Imana barayimuye. Ntarwi rikivugira muri bo. Nta muhanuzi. Basanga bari bonyine. Niko guca bugufiya. Baravuga ngo ibirano birakomeye. Reka twongeye dutakambira Imana. Dukuri Imana z'abanyamahanga hagati muri twe. Twongere dutambira Uwiteka ibitambo bizima. Byejejwe. Ubundi kintu kizana Imana ni imitima mizima yicaye imbere. Nizo nyivuga ahantu umunsi umwe Imana irahemba. Enda apfa mu gashekero Hermoni imeze nabi. None ndayivuga iranezerwa. Irambwira ngo ndakugabije. Ngira ngo burya ni ibintu ivuga gusa. Tigenda kugabiye. Ninanjye wabyumviye. Nta muhanuzi yakoresheje. Ndatambwira madamu, Imana irambwiye ngo iratugabiye. Madamu araseka aratembagara. Ariko ugeze naho uvangirwa bingana gutyo. Ndambwira ati Imana yambwiye ngo iratugabiye. Kandi kwashize ukwezi kundi. Telefone iramamagaye mu rugo. Kimirongo mpura n'umuntu. Uko byagenze nyine n'izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Iyi Imana igigaba. Ni inshuti nziza. Ni inshuti ya bugufiya. Yaguha icubahiro. Yagutereka akwiriye. Ariko yisuzuguye irakumanura. Nje mu bintu yantumye yarambwiye ngo sinkabeshya abantu. Nziyeranje ibindi byose zabimenyera. Nje magara imbere abantu mbabwiza iki? Ukuri. Irambwira ngo ibindi byose nzagutungira mu bwanjye. Ejo nahishe na madamu ndebe igihe twatunzwe na bwa buntu hano bavuga kandi ngo bwabayeho. Umaye 1000 n'ubuntu bw'Imana. Umaye 5 n'ubuntu bw'Imana. Unyishura inzu n'ubuntu bw'Imana. Unguriye urukweto n'ubuntu bw'Imana. Uguriye madamu itenge
ndeba ubwo buntu bw'Imana ndabanza ndabukura nsanga no mu buntu Imana yahagutuza bikemera nubwo bisharira ariko Imana yabikora. Wana ari abantu bicaye kubera ko Imana yabicaje ahangaha. Kwiye gusubiza amaso inyuma tukamenya aho Imana yavanye ibirenge byacu, ukareba nawe uyu munsi bihagaze, ukareba impamvu abantu bakubaha, ukavuga ngo ntabwo ari jye, ni Imana iri inyuma babona muri nge. Reka njye nyesha icyubahiro mpagaze hose mbabwiye twe turi ibikoresho by'iki. Nzaze mbarate ngo nzikubwiriza ngo mfite akanwa keza. Hari abandi nasanze muri murimo bavuga kurusha, ariko niba kiwurimo Satani yarabisasiye. Niba Imana iguhaye amahirwe yakoresha, Imana ihabwa ikirata icyo. Mbibutse Bwana sifiwe, mu nkundire nimo ndanyeruka hirya ahangaha nimutwirarireho. Ngiye navukiye muri uyu mujyi, bamwe baje ari abantu ubona badashinga muri Nyabugogo mu byibuke bisi zabazanye. Buri wese atekereza ahantu yagiye ava, urebe uburyo waje, urebe niba ari mwene wanyu wasanze muri uyu mujyi. Bamwe ndabyibuka amavarisi yabo yari zambaraje za 40, yari ambaraje y'ubururu, yari amavarisi. None uyu munsi umuntu anajya ku airport bamutwaje ivarisi ukagira ni mwene wabikoze. Imana ikwiye guhabwa ikirata. Erega yarahabaye bene data. Bamwe bageze mu rwego bahaga Imana bayisimbuza inzoga mu miryango yabo. Nimugore batashye basoreza, sinzi n'amazina yazo nazibagiwe, basoreza kuri twa turi twose muzi nama, ku buryo umuntu asigaye yezi cyangwa akavuga ngo si icyaha. Twari twarayobye, mujye mubizana tubirenze ku biryo. Imana ati ntabwo nzahora nduwanya namwe ndagiye mbavuyemo. Inzara abantu bagiye bavuga bibaye kuko inzara yarakuriye ikongera ikagucugusa, ntabwo wakicugusa nk'abantu mbonye muri misi ya nyuma. Ndikuza umataranzanye twaganiriye nawe ari umukristo, ndaza mubwira ngo umuntu wabonye Yesu cyangwa se umuntu warakowe asigara atinya icyaha nk'uko umuntu atinya urushinge rwo kwa muganga, ku buryo muganga rugutera ukikanga ugasigara utinya icyaha ko cyakujyamo Yesu agakuvaho ugahora wiyeza ibyo ukoze wiyeza. Niyo mpamvu Yobo yahoraga atamba ibitambo atakira Imana ku manywa na ryari na nijoro, avuga ngo hari abana banjye bashobora kuba bayicumuyeho, reka nongere yisubire imbere nubwo baba ari babi, izagira ireba ngewe ibagirira iki imbabazi. Cyangwa dusenge mukasindi batinde. Agira ngo dusenge kwibagirwa Imana. Aho umugabo afite abagore babiri, muri iyi minsi nashaka abantu bavuga ku byaha byabo, uzumva ibindi bintu bitameze nk'ibi ngibi. Umuntu agasenga afite umugore wo mu rugo akagira n'uwo hanze. Abagore beza b'amazuba bamwe nyine ngo n'amazuba, akagira umugabo ugura ibirayi, akagira n'ugura ikarita, n'umusohokana igisenge ku mucanga. Ngo kandi arimo arajya herata, barimo arajya mu ijuru. Abantu bameze nk'abari muri buwate mu rusengero, ntabwo bakibabazwa, nta mubabaro bagifite mu mitima yabo. Njye rigenda bikangamo abantu bayicaye baratuje. Iyo umuntu yabaga atagifitanye ubusabane n'Imana yagiraga ubwoba, akabati se uyu munsi koko Imana iramutse imvuyeho nasigara nduwande. Mbibutse ko urufatiro mufite hano muri isi ni Kristo, nta wundi muntu wakurengera mama. Hari naho byanga n'umugabo akananirwa, Imana igasigara igukomeje muri bya bibazo. Imana ikagaragara muri rwa rugo, ibintu byakomeye. Ndagira ngo wongere wibuke ineza y'Imana ku buzima bwawe. Iyo mbonye nambaye agakote mu mibyizi ndavuga ngo Mana uhabwe ikirata. Kandi ntabwo ari ibintu bihenze cyane kuri nge, ndabona wenda bitewe nabo mbona si ibintu bihenze cyane. Nge nezezwa Imana ikoze ikintu gito, nge ndanezerwa rikomeza, kuko ntabwo nzanezerwa muri binini nabanje kunezerwa muri bito. Burya nuwaguha ari abantu baguhaye. Nge mbona abantu muryarya Imana, iyo umuntu aguhaye muvuga neza, ariko Imana yazana bya bindi byose nuyamirize mu bantu ngo ubwire abantu ngo Yesu agira. Dukwiye kwibuka ineza y'ikirata. Mama uzi Imana yajyanye nawe kwa muganga, mwagiye kubyara indanze kuza
umurozi yavuze ngo ntabwo umubyara uhwane nayo, Imana ikaza. Abantu mugiye kwibuka Imana bakuye, mwarangiza mugazamura ibiganza mugakorera Imana muvuga ngo Mana dushingiye aho wadukuye mu byo wadukuyemo, tuguhaye ibyacu turitanze twese n'ibyacu tuje muri wowe. Nge madamu ndaramwijyaniye ba mama muravunika. Madamu namujyanye Kacyiru, ariko ubu none azabyara muri Faisal. Kubera iki se? Ubwo rogiye kubanza ujye mu mibare ngo bizagenda bite? Oya menye ibyawe. Buri wese yanamenye ibye. Sinababwiye ngo nitwa bamenye yabo se. Mumenye ibyanyu. Yagutindije mujya muvuga ngo nigire guterata. Umva mbanze nkubwire. Imana turi imbere, twicaye imbere, twaje gutaramira. Ongera usubire muri karitsiye ureba yagukuye. Bamwe bavanye mumurikije ikido, ninde uri mu rugo nta matara, umurakora ku bitabikaka. Iwanyu mufite n'amatara cyane, ibiryo mukayibona neza. Mukwiye gushimira Imana mudashingiye kubizaza ejo hazaza. Ukarebeje abantu bava ngo uzapfurimwe. Nge wari umugabo wigize nangera ambwira ngo Bibiliya ngo nzapfa ndimbwa niba naje muri ibi bintu. Ndamubwira ngo mwene da, reka nemere ko nzabimbwa. Wowe nyuma yaho uzabiki? Ko ngewe nemeye uko bonye ko nzabimbwa, wowe nyuma yahanga uzabiki? Kuwe nta rufatiro ufite mu isi na rumwe. Mbabwiza ukuri, ufite Imana arashinganye. Naho ubuzima bwakibirandura, naho ubuzima bwakomera, izabutegeka, izabuhindura, izabugarura. Ni Imana twicaye ryari, twicaye imbere. Fa kubuzi ko muri kumwe nayo. Ndagira ngo senge Imana n'abandi bakomeze baze kuvuga. Kiyo ndashaka kwibutsa ibitenge wambaye. Muri imisa abantu bari bagiwe neza y'Imana. Niyo mpamvu rishimwe ry'Imana ritazamuka. Bura nuko nanze kwivuga neza, setandira ruguru. Muri cyagiye gikomeye hariho ikintu bitibazo. Noneho abantu twari benshi. Amashyiga y'abantu nabonaga yari benshi, ariko abantu barutaga amashyiga yabo. Noneho gutereka kumbabura yabaga ari iminota 10. Ingahe? Ya kawunga cyangwa pate jaune batanze, washyiragamo amazi watangira kuvanga ngo birahiye shyira ku isahani, byaterwa n'imisinga yo mazi utarya, wahabirya ugaturwara amacinya ukagwaho ngaho. None Imana yakuvanye hari ikakuzana, wari ukwiye kwitwara gutya mu mapfumu cyangwa ahandi hantu. Imana ari kwiye guhabwa iki? Icyubahiro. Hari abantu bari ahantu hakomeye. Mana nungirira gutya rya none nzagira gute? Nunyiza ibi nzagira gute? Indirimbo ari nzagira gute? None mumbarize ngo umunsi urimo urakora Imana gute? Usanga abantu bishyuza Imana ntacyo bayikoreye. Dukwiye kongera gusubira inyuma tugasubiza amaso yacu inyuma. Imana yatuvanye ahantu habi. Bamwe bararaga muri bimwe bita ngo ni mu birere, abandi biyorosa ibirago, nta mashuka bazi. Imana ituvanye mu icukiro hirya aho ngaho, iduhaye ubuzima hakugira ngo tuyishimire muri biki dukoreye. Ahubwo umuntu arimo aribagirwa neza y'iki Imana. Banza wibuke icyati abise no kugira gute no kwibagirwa. Nashaka nyingireho urugi dusenga Imana. Kwimura Imana biragatsindwa. Ndagira ngo dusenga Imana. Kinga urwo rugi dusenga Imana. Ntabwo iby'umugabo byashira wabivuga bake bukira, ariko tekereza. Fata umwanya banze witekerezeho. Se uriho ku bwande wowe. Abantu benshi bibagiwe neza y'Imana. Kugira ngo umuntu yimure Imana mu rugo rwe, cyangwa se atamba igitambo bita umwana kugira ngo abone ubutunzi. Mumubona n'imodoka, inzu nziza ngo nayo ni boss, ariko arimo arimbuka. Ibyo biragatsindwa n'iki? Ni Imana. Natunga Imana ariko nkaba umukene, kabanzi ko nzagira iherezo izajya he? N'ubundi nda ntabwo yuzura, n'umubiri ntabwo uhaga kwambara. Muzarebe umuntu azapfa na kwifuza, ahora yifuza. Leta hapa inda nayo bayita leta hapa, ihora ibatizana zana shireyo ntiyuzura. Ntabwo yuzura, sebana ntabwo yuzura. Iyi ndirarya itahaga ikarya n'ibyo abandi, nuko iteye. Iki gikombe se cyicayemo, dore umuntu ukizuza. Yo Yesu akicayemo, uteka dodo na kawunga, ukajya uririmba uvuga ngo umwami Yesu ankunda n'iki? Ndamahoro. Iki gikombe cyuzuzwa na Yesu akicayemo. Niyo mpamvu ubona abantu benshi ivuga twarihinduye, bashaka irya nuzuriya kugira ngo bemeze abantu nabo baturirwe cyane. Ngiye ntabwo maranira ibyo, kabe nubwo rwose nabibona.
ngenda nyurwa kuri Imana. Icyo Imana ishaka nuko abantu bayubahisha. Niba ugwaye umurimo ukawukora nk'uko yazika wikorera, ugahindisha umushyitsi n'ijambo ry'iki, nkundira ushyira amavi yawe hasi. Nkundira ushyira amavi yawe hasi dusengane Imana. Kandi niba utabyumva usigare wicaye. Sinjye upfukamira, njye urampfukamira nakumarira iki? Bwira Imana ati Imana nshingiye ko twahoze dusabana, ko twahoze turi inshuti. Umugabo umwe nkavuga akantu wenda hite nsenga mu ndebe wenda ntacyo mupfukamye. Umugabo umwe muzari hirya, umugabo umwe ngo bamwe baraburana ko bagiye barenganywa. Umugabo umwe araza aravuga ati muze genda shaka gushimira kugira guterata. Mwambwa ati mamureka shimi. Hari abantu bazi burya gutera mu cyicu. Undi akazana amagambo menshi, undi akazana make akagira umaro. Araza aravuga ati ndagushimira ko wazanye umuhanda, wazanye amatara ku muhanda. Umugabo avuga ibintu bisekeje, abasaza baraseka. Muze mu gihe asetse, umusaza aravuga ati ariko nesigaye ikintu kimwe, tinacyo kivuga, ndagusaba ubushuti. Ntiyamusaba amafaranga ko yamugeze imbere, ndasaba ikirata. Aravuga ati cyo ndakikwemereye. Ubushuti nibwo uri kunsaba. Tindabukwemereye. Tibandike itariki ni ko nkwemereye ubushuti. Itariki zigeze abihuta kureba mbere bageraho basanga muze atuye hehe mu manegeka ife. Bamukura bashaka ikibanza kizamutuza hafi. Inka bayishyirayo, bashyiramo ikigega, byose barabizana. Ku nshuti aje gusura inshuti. Nawe nugira Imana, unuyigira inshuti. Ushaka ubushuti ku Mana. Mbere kwibwira ngo Mana dore byaracitse. Nibidoda rega burya. Banzu yibwire ngo ratagenda cyakwemera. Nubwo bimeze gutya ndacyagira gute ndacyakwemera. Nge ntabwo nzakwimura. Umere nka Saduraka na Meshaki na Bedenego. Uyibwire ngo nahise yahinduka abantu bakakuvaho. Nge nzasigara ndi kumwe nawe. Utinye Imana icyoro kivemo. Nge mbona abantu bashinga ku bintu bidahari. Reka nsabe rafiki aze. Hanyuma adusengera Imana. Ariko se wenda ataradusengera. Abantu muhumirize ku maso yanyu nimundebe. Niwo mwanya mba mpawe kandi iyo nguciyemo burya mba soje icyo data yavuze. Umuntu wese uzi ko ntagira ureba undi hano twaje imbere y'Imana. Umuntu uzi ko yakoze ku cyacu ubusambanyi ari uzamura ikiganza gusa. Ntuvuga aho uri uzamura ikiganza gusa. Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire. Nabo gusa abantu banyweye ku nzoga. Uzi ko yanyweye ku nzoga ariko mwebwe muzamu ibiganza mufata icyemezo mubireke. Aha ntabwo ari muka simundira abasambanyi. Muhindure muvuge ati umunsi twemeye gukurikira Yesu ku mugaragaro. Icyo Yesu adutegeka mucyemere. Abantu banyweye ku nzoga bose baraha. Musezere ku nzoga, inzoga zibyimbisha ibirenge, zibyimbisha amatama. Haretse kubita icupa mukuramo amenyo yose arashira. Usezere kuri iyo nzoga wakira umuka wera. Imana ize muri wowe wumve kwifite. Abantu banyweye ku nzoga muzamura ibiganza. Imana yo mu ijuru yababariye. Abantu bagiye mu bapfumu barahangaha. Uzi ko wese yagiye mu bapfumu nazamura ikiganza. Kandi afata icyemezo cyo kutazasubirayo. Imana ikubabarire wowe wakugiriya. Nawe Imana ikubabarire. Nawe Imana ikubabarire. Imana ibeze ibatunganye. N'abandi bajya bikinisha, babandi bikabakaba imibiri yananiye, ukumva ufite irari ryaka nk'imbabura yaka, ubwire Yesu uticara muri icyo gikombe. Mbere ko umubwira umugisha, ubanze umubwira gukiza icyo kabutindi, kugira ngo ubanze umuntu w'Imana ushyitse, kugira ngo Yesu mugendane. Karibu dusenge. Umuntu wese nenginga Imana mu mutima we, abwira Imana ngo Mana mbabarira. Mubanze musubiremo aya magambo. Mwami Yesu. Uvuge cyane Mwami Yesu. Twakoze ibyaha. Twashyika intebe y'ubwiza bwawe. Ariko uyu mwanya tumaze kumenya ko uri umunyembabazi. Tumaze kumenya ko ari wowe ubabarira. Tumaze kumenya ko ari wowe weza ubugingo. Tumaze kumenya ko ari wowe uhesha ubuzima. Tumaze kumenya ko ari wowe utanga imbaraga zo kureka ibyaha. Tumaze kumenya ko ari wowe winjiza ahantu umuntu atabasha kwinjira. Tumaze kumenya neza yuko uri Imana igirengera umuntu utarigize ikintu na kimwe urebyeho. Tuje imbere we kugira ngo utweze. Tuje imbere we kugira ngo udutunganye muvuge cyane. Twisubiyemo. Twongeye kwisubiraho. Turavuze ngo duhe imbaraga za none. No mu gihe kizaza twambika imbaraga kandi utwambika ubwiza. Twamaze kumenya ko ubwiza ni icyubahiro. Nta handi hantu bituruka usibye kuri wowe gusa.
uyu mwanya wa none ahangaha ni wowe twiringiye, ni wowe dutegerejeho ubuzima, ni wowe dutegerejeho imbaraga. Wongere utubesheho. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, uyu mwanya wa none aha twumvishe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe riratabara, ijambo ryawe ryaratuzuye, ijambo ryawe ryaduhaye ubuzima, ijambo ryawe ryaratugaburiye, ijambo ryawe ryaratwambitse, ijambo ryawe ryaradutambukije, ijambo ryawe ryadutuje mu mazu, ijambo ryawe ryaduhaye imibereho. Turiho kubw'ijambo, tugendera kubw'ijambo, turya kubw'ijambo, twambara kubw'ijambo. Uyu munsi wa none twubatse kubw'ijambo. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni rizima. Umuntu wariye kuri iri jambo ntabwo asonza. Umuntu wariye kuri iri jambo ntabwo agira ubuzima bwicuza. Reka twongere twamamaze neza yawe. Bantu bawe barapfukamye, bantu bawe barapfukamye, kuko tuzi ko ari wowe gusa, ni wowe gusa. Muri ibyo yaravuze ngo ni wowe gusa mbonyemo amahoro nifuzaga. Hari igihe twashatse amahoro turayabura, hari igihe twashatse umunezero turawubura, hari igihe twashatse kubaho turabibura, hari igihe twashatse guseka turabibura, hari igihe twashatse uburyo umuntu yabaho biranga. Ariko ijambo ryawe riratuzuye, ijambo ryawe ryongeye kutubeshaho. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugusabye ubuzima, tugusabye ubuzima, tugusabye ubuzima uyu mugoroba, tugusabye ubuzima aya masaha, tugusabye ubuzima muri aka kanya. Rengera bano bagabo, rengera bano bakobwa, rengera bano basore, rengera bano babyeyi, rengera abana batoya. Wongera uyu munsi wa none utuzurisha imbaraga zawe. Ndagushimiye yuko umuntu wese upfukamye ubasha kumugenderera kandi ukamukuraho icyaha n'igisa nacyo, ukaduha imbaraga zo kunesha kandi ukaduha gukomera muri wowe. Habwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.